Yes, tugiye gukomeza nyine inyigisho kuri Python, kuri computer vision, kuri data type z'ama image. Ubushize twari twabonye data format. Ubushize twari twavuze yuko data type itwereka cyangwa se itwemera kubona nyine n'ayahe ma operation ashobora gukorerwa ku ma data dufite. So hano kugira twumve icyo ni data type icyo ari cyo, reka turebe. Ubundi tuzi ko computer yumva ama binary, binary ariyo 0 na 1. So 0 na 1, iyo ugize 0 na 1 gutya, kugira ngo tubisobanure neza, yes, kadukoresha uri kubona ni kariya ni ufite 0 na 1, ubundi uzi ko ari kabiri. So uburyo ushobora gupresenta data ni hariya birumvikana ko ushobora gukoresha 0 cyangwa ushobora gukoresha 1, 0 na 1. Ariko se uramutse ufite noneho uramutse ufite nka noneho hano reka tuhagire gutya, sibyo? Noneho tugire 2 power 2, sibyo? Noneho suppose hano ushize 2 power 2. Noneho tuzi ko iyi 2 power 2 ingana na kangahe? Ingana na 4, sibyo? Reka tubirebe kuno mu ma binary none icyo gihe byaba, sibyo? Icyo none turamutse dufite 2 power 2, none uburyo dushobora presenta ama data bwahita uriko nako bwahita bumera gutya inshuro nyine enye, sibyo? 1 2 10 rimwe. Uri kubona ko none uvuze 2 power 2 ushobora kupresenta ama data yawe mu buryo butandukanye bune, sibyo? Uramutse ufite noneho 2 power 3, uri kumva kabiri power 3 ni 8. Uri kumva ko icyo gihe noneho byaba ushobora gupresenta ama data inuza uburyo 8 butandukanye. Ya icyo gihe bikumva hano biba ntuza 2 power 3, icyo gihe nyine biba ari gatatu, kuko kabiri iba ari expose gatatu. So icyo gihe ni kuvuga iyi 0 na iza hano 1. Tubirebe bya binary mbyibuka. So hano ubwo ni 10 gutya, biba bimeze gutya. Yes, kumva ari 10 no 11 ikaza hariya nibyo. Yes, so yavare akaza hisha na hanyuma nivuye ahubwo no kukaza hisha na 1. Yes, so na 1 hanyuma hisha na 10. Yes, ni 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, so ukuvuga uyikoresheje amantuza, ukoresheje noneho 2 power 3 ushobora kwerekana imibare kugeza ku 8. So nukuvuga nga kuva kuri 0 iyi ngiyi ikaza kugera kuri 7. So imibare 8. So birumvikana. So hano rero icyo nshaka kwerekana ni iki? Iyi nshaka kwerekana ni iki nuko iyi ntuza E8 noneho yo ikoresha iki? Ikoresha zino ikoresha 2 power 8. Kubyumva nkuko hano dutanze urugero 2 power 3, 2 power 8 none ikoresha 2 power 8. None 2 power 8 ni iki? Ushobora kwerekana uburyo 256 ushobora kwerekana intuza 2 power 8. Urikubona 2 power 8 ni 256 ni 156. Nukuvuga ushobora kwerekana nka bure twagiye dukora, ushobora kwerekana nyine ama data cyangwa imibare 256. So nukuvuga iva kuri 0 kujya kuri 255. Nukuvuga iyi ama data dufite hano abari hagati ya 0 na 255. So urikubona hano nibyo hari ibintu bita ngo million color image. Kumva ni million colors image, million colors image. I don't know inversion byinshi. Hano ni ikintu kuvuga ni cyagiye uziko twabibonye ko ari igihe tuba dufite channel 3. Nukuvuga hano rero tuba dufite 256 times 256 times 256
nicyo biba bishatse kuvuga yuko ukoresheje hano muri nuze imwe ushobora valeur ibiri hano ishobora gufata kuva kuri 0 kugera kuri 255 no ku yindi channel 0 ni ku yindi channel hano birumvikana. So hano rero iyi niba ari iyi ngiyi int 8 ni ukuvuga ni 2 power 8 nicyo bishatse kuvuga. So ukubona ko uramutse ugize 2 power 16 uri kubona noneho value ushobora kwerekana uramutse ugize 2 power 16 birumvikana kuko int ishobora guhinduka ikaba 16 16 cyangwa se 32 cyangwa se 64 bitewe na ntuza nyine na madata. So nicyo bita nyine data type. So ikindi hano ni float, ni igihe ugabanyije igihe hajemo imibare y'ibice. So reka dufate urugero hano kugira ngo tuze kubyumva. So uri kubona nk'aha ngaha iyi image yacu, reka tubishyire mu yindi ntuza tubyite wenda hano turakoresha ntuza yitwa import numpy, yitwara yivuze iyi import numpy. Iyi library niyo idufasha gukora nyine ku ma arrays, imibare imeze nka gutya iri mu buryo bumeze nk'ama matrix. Iyi ntuzi iduha ama fonction ku buryo dushobora kuyikoraho mu buryo bwihuse iyi library. So hano reka tuyigire wenda dufate iyi image twagize gutya, sibyo? Iyi image reka tuyihindure wenda muri float, sibyo? Kwanza bino biranoroshye cyane. Tuvuge nk'iyi mibare yose ushaka kuyigabanya kabiri, iyi mibare yose ushaka kuyigabanya kabiri. So rukubona iyi ntuza yose nyishize muri ntuza yitwa i, sibyo? None ushaka kuyigabanya kabiri no kwigira i ukayigabanya kabiri gusa. So uri kubona yose iyi siza yayigabanyije kabiri. Iyi ya mibare yose twadufite hano iyi siza yayigabanyije kabiri. Ikino niyo ntuza nyine nziza yo gukoresha iyi numpy. Noneho ikibazo gihari ni iki? Noneho i yacu noneho ubu ni iyihe data type? So yo uri kubona iracyari muri ntuza muri 8. Ariko ikibazo gihari ni iki? Ikibazo gihari ni imibare y'ibice na float. Imibare y'ibice na float. So niyo mpamvu kugira ngo converting muri float none icyo gishobora kubigenza gute? Dushobora kugira gutya iko np.array none tukandika iki data type none dushaka gushiramo ni iyihe? Ni kuvuga ni float. None uri kubona kari float. So ni gutya nyine uhindura n'uburyo bwa data type mu gihe ushaka nyine gukora icyo gihe. Niba ushaka ko image yawe uza gukora iza kuba ari ama float, niba ushaka kuza kuba ari nyine ma int, birumvikana hano uburyo ushobora kuyihindura nyine ni gutya ushobora kuyihindura ma float. So nka gutya uyihinduye ma float ushobora no kuyihindura muri 16 now. None uzikora twagize ko ari 8 ariko ushobora kuyigira muri 16. So not understand twayize gute twabicuritse. So urabibona? Yes. So hano nize ko byumvikana. Hano twabonye nyine ubushize format y'ama image, hano tubonye ama data types. Yes, noneho no kuvuga ku nyigisho z'ubutaha tuzatangira noneho gukora ama operation ibyo bita nyine image gradient. Ni gute noneho udetecting changes muri images.